Yes, turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza nk'uko duhora tubibifuriza. Iro ni kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa igurishwa, ikodeshwa, ari nako kandi tubafasha kumanaginga imitungo yanyu, twafasha kwibyaza umusaruro. Si ibyo gusa, kubera yuko turanabubakira amazu meza cyane nk'iyi ngiyi, ndetse tukabashakira n'ibyangombwa byo kubaka no gusana. Yes, komeza rero kandi subscribe wowe utarabikora, ukore sabone wowe utarabikora, ubwo ndavuga ku bakoresha ururimi rw'igifaransa, cyangwa se ukore share, tujye tubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Nk'uko rero muri kubibona ku masikrini yanyu, turi kubereka inzu nziza cyane, ni inzu y'agatangaza, inzu ya kadasitire. Babandi mukunda kadasitire nini ziri mu kibanza gihagije, nazo nini zihagije, nimuze mugure iyi nzu nziza cyane y'akataraboneka ntibacike. Iyi nzu rero nk'uko muri kuyibona ifite ibyumba bine binini cyane byo kuryamamo, ikagira dushe na tuwarete eshatu, ikagira salon, salle à manger, ndetse na cuisine moderne nziza cyane. Si ibyo gusa, kubera yuko iyi nzu ifite parking nini ihagije nk'uko mubibona, ndetse ikagira na jardin, ari nako kandi iyi nzu ifite rooftop, cyangwa se ibaraza ry'icyumba rimeneye, aho ushobora kuzamuka ukicara ufata icyo kunywa cyangwa icyo kurya, ukaba wahakorera ibirori byawe ibyo ari byo byose rwose, kubera ko ni rooftop kandi nini. Iyi nzu rero yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije ibikoresho byiza kandi biramba, ndetse akaba ari inzu ihenze mu by'ukuri nk'uko namwe mubireba. Ni inzu nziza ijyanye n'igihe. Iyi nzu rero ntabatindiye mu makona, iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, muri karitsiye mukunda muri benshi cyane, nta handi ni Kibagabaga. Iyi nzu iri Kibagabaga kuri kaburimbo, muri karitsiye birumvikana. Akaba ari inzu ifite ibyumba bine nk'uko nabibabwiye, dushe na toilette eshatu, salon, salle à manger, cuisine, parking na jardin, rooftop, ikagira na annex igizwe n'icyumba twakwita icy'umukozi, igikoni cyo hanze, stock yacyo, ndetse na dushe na toilette byo hanze. Mbibutse yuko muri chambre principale y'iyi nzu harimo garde robe, cyangwa se akabati k'imyenda nako kagatangaza. Iyi nzu rero akaba ari inzu nziza nk'uko namwe mubireba. Iyi nzu rero ntikwiriye kugucika, kubera ko irashaka amafaranga mu by'ukuri atari menshi. Iyi nzu irashaka miliyoni 250 zonyine, irashaka miliyoni 250 zonyine. Iyi nzu ukayegukana, ugatura mu nzu y'agatangaza muri karitsiye nziza yo kurereramo, hafi y'ibikorwa remezo byose. Iyi nzu rero wayikunze, urabona ko ifite icyo twita American kitchen, igikoni kigezweho cyane, amatara meza. Iyi nzu wayikunze, waduhamagara kuri za nimero zacu mumaze kumenyera muri benshi, arizo 0782486797, cyangwa se 078123 Si ibyo gusa, kuko ushobora kudusanga no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, arizo Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, TikTok, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni nako kandi tubafitiye channel ya WhatsApp, hose naho ni Nzuri Market. Komeza kandi subscribe, tujye tubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Ushaka kugura, ushaka kugurisha, ushaka ko tukumanagingira umutungo, ushaka ko tugushakira ibyangombwa byo kubaka cyangwa gusana, cyangwa se ushaka ko tukubakira, duhamagare cyangwa se utwandikire kuri izo adresse zose twabahaye. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze. Ciao.